mukajya mu mashyamba ko mwemeye mugakora uko mushoboye kose ngo mumfashe. Njyewe rero ikintu kimbabaje mwari mugamije iki? Ni ibi mwari mugamije? Ikintu kimbabaje cyane kurenza ibindi ni umuti w'urusigaye Iribagiza agombaga kunywa kugira ngo yibuke ibintu byose none yasigaye bakadufata uko ashaka uko bashaka kudufata ariko nibura nawe akazigira. Uyu munsi wa none arababaje cyane, aranababaye kuko ibyo yari yategereje ntago byagerweho. Ushobora kwibaza ngo yari ategereje ibiki? Cyose yarazi yuko uyu nguyu Iribagiza namara kunywa umuti azahita azakemera bakajya mu rukiko bakabana bagasezerana bagakora umuryango bakabana, ariko ibyo yatekerezaga ntago byaje kuba kuko Iribagiza kimara kunywa umuti ahubwo yatekereje ibindi bintu birenze bituma none ibintu byo kujya mu rukiko abiparika. Niyo mpamvu Cyusa ari kurira ari kubabara cyane avuga ngo ese Iribagiza nakoze iki? Kubera iki ibintu twapanze utashatse kunshyigikira ngo bigerweho? Iribagiza rero impamvu yamuhaye ni impamvu zisa nk'izumvikana, ariko ni impamvu Cyusa dushobora kudashingiraho. Yamubwiye ngo erega ngewe ubu ngubu Mukantambara najyaga mufata nk'umubyeyi wanjye, hariya nafataga nko mu rugo, ariko kuva namenye yuko atari ababyeyi banjye batambyaye, ababyeyi banjye bapfuye, niyo mpamvu rero ubu ngubu umeze nk'imfubyi. Ati rero kuba meze nk'imfubyi naha ngaha iwanyu mba murancumbikiye, mbese meze nk'akanyoni kari mu kirere. Rero ibyo ngibyo uburyo ngomba kubigenza, ngomba gushaka aho nshobora kuba, ngomba gushaka uburyo ngasobanukirwa byose. Rero Cyusa yabyumvishije ariko agenda wenda Iribagiza bivuga arira, ariko Cyusa yarebye Iribagiza ari kuvuga ikintu arira, hari igihe asubira inyuma agatekereza yarangiza akaba yakihanagura cyangwa se akavuga ngo reka ndeke kumubabaza no gukomeza mubaza bino bintu kugira ngo bitaza gukomeza biba birebire. Rero Iribagiza yari zararira cyane, amaze kurira cyane ubona yuko Cyusa nawe amarangamutima araje, arangije aramubwira ngo ngomba kugushyigikira mu bintu byose wakora, ihangane nta kibazo ngewe ngomba kugushyigikira. Ariko twebwe tukibaza tukavuga ngo ese Cyusa yagiye yihanganira Iribagiza cyane, yagiye abana na Iribagiza mu bihe bigiye bitandukanye, ariko bino bintu byo guhora siba ubukwe burasibye ibintu byose bigiye bipfa tukibaza ngo Cyusa azabyihanganira kugeza ryari? Ese Cyusa azakomeza byihanganire? Ese Simbi ntabwo ashobora kuzagaruka? Cyusa akavuga ngo iyi mihangayiko yo kumva ngo uyu ararwaye ngo aje arakize ngo haje undi muti, kuko undi muti we ntabwo yari yawunywa. Cyusa Iribagiza arabura kunywa umuti umwe. Niyo mpamvu mwagiye mubona yuko Kamarade na Emile bagiye bavuga ngo ese papa ntabwo ashobora kuba yarabipanze, kubera iki yatanze umuti umwe, yamara gutanga umuti umwe natanga n'umuti wa kabiri kugira ngo byose isi Iribagiza yibukire rimwe, yarangiza agatanga umuti umwe. None ni ukubera iki? Ukabona yuko hajemo aho ngaho harimo ikibazo, bakavuga ngo okay rero uriya papa wacu ushobora kuba ari umugambanye, ni ibintu yari yarapanze wenda babe barya imitungo yo kwa Iribagiza. Ariko nabo batangiye kugira ubwoba ngo ese Iribagiza na mama Cyusa bazabyakira gute? Hangaha si bashobora kuzadufata nk'abantu twagambanye, twabaye abagambanyi, ugasanga banze kutwizera, si bongeye kutwizera. Ukabona yuko abangaba batangiye nabo kugira ubwoba, kuko bari no kubona yuko bari no kuba banafungwa, kuko bashobora kuzababaza ibisobanuro bakabibura, babibura rero bakaba babafungwa, cyangwa se musaza Iribagiza na Iribagiza bakabafata nk'abanzi bavuga ngo barabahemukiye. Ese ni zenyungu ubundi bari bafite zo kugirira Iribagiza neza? Gusa natwe twabonye yuko bari batangiye kwaka amafaranga. Ese musaza Iribagiza na Iribagiza niba bimenye yuko Rugema yatorotse bari abahungu batakimufite, bizakirwa gute? Bazabyakira gute? Mukore subscribe, mukore